aba ni abana bavuye mu cyiciro cya kabiri muri za U20. ni ukuvuga ngo iyi bench ya Rayon Sports mbere na mbere yagomba kuri hiriya abakinnyi b'abanyamahanga bashobora gukenerwa mu mukino. Twabonye nk'umukinnyi w'umunyamali uyu mwana witwa w'imyaka 20 witwa Adama Bagayogo cyane abareni yabonye uburyo bwo gukina n'abandi bakinnyi batandukanye, ariko ntabwo byabaye ngombwa ko bataza ku mukino. Ntabwo hagomba kuza abana bitwa ba Fabrice tutazi, abana bitwa ba Jesus, abana bakinnyi bona mu by'ukuri badafite experience. Rayon Sports kubanzamo abakinnyi batanu b'abanyamahanga, kuri bench hari umukinnyi w'umunyamahanga umwe muzamu gusa, byarabagoye cyane. Urebye 11 ubona ko ntacyo bari batwaye, ariko nanone kuri bench na bisubizo byari bihari, ni Haruna gusa. So ni imibare nyine yabagoye cyane, byarabagoye. Gusa ikiza amakuru meza nge mfite nuko bitabaye mbere y'iyi weekend bishobora kuba mu cyumweru gitaha. Haracyari ibyiringiro kubera ko uburyo icyemezo cy'abanyamahanga ntabwo kizi gifatwa. Icyabaye ni ukwiha igihe, ni ukubamenyesha ko bagomba gukinisha abanyamahanga bari basanzwe batandatu. Icyemezo bavuga ko banze guhutiraho bataragira consultance ya Ministeri ya Sport. Minister wa Sport yarahindutse, Minister mushya araza kurahira uyu munsi. Kanya gata Ministeri bagiye kurahira, cabinet nshya yagiye kurahira. Minister Rishashi muri mu ma urgence ahari harimo iki kibazo cyo muri championnat y'umupira w'amaguru. So ntekereza ko mbere na mbere ntabwo byari ngombwa ko bakenera consultance ya Minister, ntabwo byari ngombwa kubera ko mubasha bwa President wa Federation na President wa Ligue niba badafite ubasha bwo gufata icyemezo cy'abanyamahanga bemerewe gukina, bivuze ngo nta ubasha bafite mu mupira muri rusange. Niba President wa Ferwafa na Excom, donc komite nyobozi ya Ferwafa kongeraho komite nyobozi ya board ya Ligue, badashobora kureba ikibereye amakipe abanyamuryango wa Ferwafa n'ikibere umupira ngo agifate icyemezo, nta bubasha bafite mu mupira w'amaguru. Ni ukubaho gutyo nyine gusa nka donc bariho nyine bafite ngo buzuze iyo myanya, ariko nta bubasha bafite, nta bwo bafite. Kandi n'ikintu kibabaje nyine umupira wacu n'umupira wenda iyo ngingo kubera ko twayifashe umwanya munini cyane wo kwiga bamwe babaye abavictime na Rayon Sports, ariko reka twemere ko uko byagenze. Icyemezo cyarafashwe kandi kuwa kane hari hageze Lorenzo, hari match zabaye kuwa kane, hari match kuwa gatanu yasubitswe. Rayon Sports iza gukina kuwa gatandatu, yari ibizi. Ahubwo mwemwe muremeranya kuri shwa z'abakinnyi nabo batandatu yari yemereye. Icyo ni cyambere shwa z'abakinnyi yatoranyije yashyize mu kibuga. Maze twemere ko cyaramugoye, icyo ni cyambere. Ahubwo twibaze ngo nyuma yo kumugora nta bundi buryo bwashobokaga yapangamo 11 bagatsinda Marine. Abo yatoranyije nibo reka turebe imikino yakinnye ya pre-season, turebe kipe ye yari nziza yabagira mu bandi. Iki ngicyo tubanze tugishyire ku ruhande. Abakinnyi batagiye bahinduka muri Rayon Sports, ubwo kumuzamu ho n'ubundi yakoreshaga Ndikuriyo Patient, kuko akibona Kadimi Ndaya n'amakosa ye yahisemo kujya akoresha Ndikuriyo Patient avuye mu magaju. Kuri kabiri n'ubundi niyo Mbarenga wakinnye imikino myinshi, defense ni defense yo ntiyahindutse niba ari abakinnyi. Ahubwo hagati na Sefa akiza abona akamukinisha cyane, ahubwo Majaro kubera ko yatangiranye ibibazo ntiyakinaga muri pre-season buriya. Tubanze turebe iyo mediane imbere ya Marine FC. Witwa Rayon Sports uri mu rugo, ukeneye kubanzamo aba central midfielder babiri, ukeneye kubanzamo aba holding midfielders babiri, Majariwa na Sefu. Nibyo kuko byiza byashobokaga. Urukundo Abdurrahman Papley ntabwo ari kuri list. Hari na Adama Bagayogo kina nka nimero 10, donc mu playmaker. Reka nkwereke uburyo bwashobokaga bubiri. Kuki niba bafite ikibazo cy'abanyamahanga bakeya yemerewe gukinisha, niba uyu Aruna Musamajari watarakoze pre-season neza, yego azi ko afite Sefu nk'umukaseri umaze kumenyera, kuki atashoboraga gukoresha Sefu? Urumva ngo azaremo Rukundo Abdurrahman na Kevin. Iyo ni mediane yagomba kuba ifite fluidité igenda ikina. Buriya Rukundo Abdurrahman ni umukini beza baseze ishize. Ngiye navuga ko ari n'umukandida kuba MVP. Ngiye nabonaga ari we MVP ahubwo. Ngiye nanjye mbona ari we wo kuba ibitego 12 utanga assist 9. Urumva ari gutego kunya na kimwe. Uri muri MVP aho uri mu magara. Kuki atatekereje icyo kintu ngo akoreshe mediane irimo fluidité? Hari ubundi buryo kugira ngo abanyamahanga batamugonga.
toujours niba ufite umukaseri w'umunyarwanda agomba kuba priorite uwo ni sefu akadropinga amajariwa byarashoboka ko yakoresha keve na Adama Bagayogo ntabwo byarashobokaga keva agakina 8 Bagayogo agakina ibyo bintu nabwo atabitekereje ngo abikore niba wakiriye Marine uri mu rugo i Kigali kuki ukeneye gukinisha abakaseri babiri kandi umwe muri bari umunyamahanga uzi ko ikibazo cy'abanyamahanga kikugonga aho naho batekereze kuri ku mutoza ku byemezo bya Robertinho hari ubundi buryo ingingo zose zimurengera hari ubundi buryo mbona ari kubikora kubera ko bari bamaze kugura n'umuzamu w'umunyarwanda kandi abizi neza ko Kadimi Ndiaye atari bukine kandi uyu mwana Fiston bavanye muri Etoile de l'Est yakoraga imyitozo muri Rayon Sport bari kumufata akaba ari muzamu wasimbura ndiko pasimbura akaba umusimbura ko n'ubundi amahirwe menshi muzamu wabanjemo abatari gusimbura akaba ari umusimbura bigahita biguha umwanya wo kuzanamo yamaze gusinya bigahita biguha umwanya wo kuzanamo b'abanyamahanga utabonye Adama Bagayogo cyangwa se Rukundo Abdulrahman Paple kugira ngo kugira ibisubizo muri mediane ntabwo baramwandikisha abari kwitade ntabwo kuki bamusinyishije se huti niba batarashobora guhita bamwandikisha